umpe Bibiliya kuko ari inezeza, umpe Bibiliya imbwira iby'ubugingo. Tugeze mu mwanya mwiza wo kwiga Bibiliya muri gahunda yo gusoma igice kimwe ku munsi. Muri iki cyumweru tuzasoma urwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 9, icya 10, icya 11, icya 12, icya 13 n'Abagalatiya igice cya 1 n'icya 2. Imana izatuyoboze Mwuka Muziranenge. Urwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 9, uko dukwiriye gutanga. Muri iki gice intumwa Pawulo yashishikarije Abanyakorinto gutunganya neza impano zo kohereza i Yerusalemu mu bigishwa ba Kristo bari mu kaga. Yaravuze ati, nabwiye abo mu matorero y'ino i Makedoniya ko mwebwe abo muri Akaya mwiteguye rwose kandi ko namwe mugira ubuntu bwinshi. Ibanga ry'ab'i Makedoniya ryatumye batangana ubuntu bwinshi nuko babanje kwiyegurira Kristo ubwabo. Pawulo yifuzaga ko iryo hame ari ryo abo muri Akaya nabo bagenderaho ndetse n'abari mu matorero yose yo mu isi. Yaravuze ati, buri wese akwiriye gutanga nk'uko yabigambiriye mu mutima we, adahatwa kandi nawe atinuba, kuko Imana yishimira abatanga banezerewe. Umeze atyo wese Bibiliya imuvugaho. Muri Zaburi 112 igice cyayo cya 9 haravuga ngo, yagize ubuntu bwinshi aha abakene, ubutungane bwe azabuhorana iteka. Kugira neza no gutangana ubuntu bituma abashima Imana biyongera cyane. Imana itugwiriza imigisha. Urwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 10, igitsure. Abantu b'i Korinto baravugaga bati, mbese Pawulo mu nzandiko ze ko ameze nk'intare avugana ubukana, nyamara wamureba ukabona ameze nk'intama? Pawulo aravuga ati, ninza iwanyu babandi biyogeza nzabakarihana cyane. Intwaro dufite si nka za zindi ab'isi bafite, ahubwo twebwe dufite intwaro zikubita hasi ibizu by'imitamenwa n'imigi ikomeye. Umusaraba wa Kristo ni imbaraga ihesha uwizera wese gukizwa. Nuko rero nta kindi twirata uretse Yesu wenyine. Pawulo yaravuze ati, simbasha kurenga imbibi ngo niyitirire n'ibyakozwe n'abandi nabo. Umuntu w'Imana akwiriye kumenya aho ububasha Imana yamuhaye bugarukira. Intumwa zahoraga zishishikariye kugeza ubutumwa mu bindi bihugu zitagamije kwamamara cyane, ahubwo zigamije kwamamaza Yesu wabambwe. Reka uwo abe ari we utubera inkingi mu mibereho yacu. Urwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 11, amakuba kubera kuba intumwa. Intumwa Pawulo yari ifite ubwoba nyamara bufite ishingiro. Eva wari warabonye ibyiza byose byo muri Edeni kandi wari uzi ububasha bw'Imana n'urukundo rwayo. Inzoka yamuzanyeho ubucakura maze iramugusha. None nk'Abakorinto ntibari kurushaho kugwa kubera ubucakura bwa Satani? Pawulo yarababwiye ati, iyo haje umuntu ubwiriza ibitameze nk'ibyo nababwirije muramwumva, none ntimuzagwa mu buyobe bwa cya kiyoka? Muri iki gihe cyacu natwe dukwiriye kuba maso tugasaba rwose impano yo kurobanura imyuka kugira ngo dushobore gusimbuka uburiganya bwa Satani. Hari abihinduraga intumwa z'akataraboneka maze bakayobya benshi. Pawulo aravuga ati, niba bavuga ko ari indashyikirwa bazaze duhiganwe turebe uwakoze byinshi. Narafunzwe, narakubiswe, naraye mu nyanja, narwanye n'inyamaswa, nyamara simbyirata, ahubwo nirata Yesu wankoresheje. Urwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 12, iyerekwa. Pawulo yakomeje guharanira
ko abakorino bamenya neza ko ari intumwa yavuye ku Mana. N'iby'ubwenge kumenyesha abantu amahame twemera, kuko aribwo bamenya niba bakwiriye kutugirira icyizere maze tukabayobora kuri Kristo. Pawulo yabaswaga n'abatamwemera, ahubwo akemera abigisha b'ibinyoma. Imana nayo ni Imana ifuha, ntiyishimira kubona tuyitera umugongo tukiringira ibitagira umumaro. Pawulo yababwiye ko yazamuwe akagera mu ijuru rya gatatu aho Imana iba. Yumvise ibyo amatwi atigeze yumva, yabonye ibyo amaso atigeze abona. Pawulo yisanze afite icyashya ku mubiri gitumwa arekeraho kwirata birenze urugero. Imana ishaka ko mu buryo tubana nayo bwose tugerageza guca bugufi, ahubwo izina ryayo rigashyirwa hejuru. Pawulo yongeye kwibutsa abasibiye inyuma bakagira intambwe mbi batera yuko bakwiriye kwisubiramo, maze yaza kubasura agasanga bose bahuje umutima. Urwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 13. Mwisuzume. Pawulo ati, nimwisuzume murebe niba mugihagaze mu byo twizera. Igihe intumwa zateganyaga kuzagaruka muri Korinto, zasabye abizera kwisuzuma rwose. Bifuzaga kuzafatanya n'itorero maze bagahana abasubiye inyuma n'abijanditse mu byaha, bavuga ngo ubuntu bwa Kristo burahari. Bahamagarirwa guhunga ibyaha ndetse no kubyamaganira kure. Ahasigaye arababwira ati, mube indakemwa, muze imitima, mube amahoro. Abayuda bararamukanyaga ngo amahoro, Abagiriki bakaramukanya ngo ubuntu. Maze Pawulo abasezeraho arababwira ati, ubuntu n'amahoro biva ku Mana bigwire muri mwe. Abagalatiya igice cya 1. Ubutumwa bwiza ni bumwe. Galatiya ibarizwa mu gihugu cya Turikiya. Abantu b'i Galatiya bari barakiriye Kristo ubwo Pawulo yabwirizagayo ubutumwa. Amaze kugenda, haza Abayuda babigisha ko kwizera Yesu ugomba kongeraho gukebwa no gukurikiza indi mihango ya Kiyahudi. Ubwo rero sibwo ubutumwa twasigiwe n'Umwami wacu Yesu. Pawulo yarabandikiye ati, ntangajwe n'ukuntu mwahise muva mu butumwa nabigishije maze mukakira ubundi butumwa. Ubutumwa ni bumwe, ni Yesu n'umusaraba we. Pawulo kera yari afite amarere mu kurwanira imihango ya Kiyahudi, nyamara amaze guhura na Yesu ahita ahinduka rwose. Imana yaramutoranije imukura mu buja butazamukiza imugeza mu mucyo, ariwo ubutumwa bwiza bukiza. Imana idukomereze uwo mucyo w'ubutumwa bwiza bwatubatuye. Abagalatiya igice cya 2. Pawulo n'izindi ntumwa za Kristo. Pawulo yabwiye ko yagiye i Yerusalemu, maze bene data bamwe, nyamara ari abavandimwe gito, bagerageza kuvanga ubutumwa bwiza n'imihango ya Kiyahudi. Batangiye ahubwo kuvuga ngo abatarakebwe ntibihutire gukebwa, kandi ari ntacyo bimaze. N'uwitwaga Tito bari baramuhagamye ngo nadakebwa ubuntu bwa Kristo ntibuzamukiza. Ingorane duhura nazo ni uko tumenya ko Kristo yatubatuye, nyamara tugakomeza kwibohesha imihango idahesha agakiza. Igihe Petero yari muri Antiyokiya, yasangiraga n'abatari Abayahudi, kuko nawe yizeraga ko nta rukuta rukiri hagati y'Abayuda n'abatari Abayuda. Ubwo itsinda ryaturutse kwa Yakobo ryahageraga, Petero yigize inyoni nyinshi maze ntiyasangira n'abatari Abayahudi. Pawulo yaramuhwituye kugira ngo hatagira ugushidikanya kuza mu bizera. Ukuri ni kumwe. Umuntu ntagirwa intungane naho yavukiye, ahubwo twese tugirwa intungane na Kristo wapfiriye ibyaha byacu. Muri iki cyumweru cyose Imana izakiyoboze Mwuka Muziranenge. Umpe Bibiliya imbwira iby'ubugingo, umpe n'amagambo Yesu yavuze. Tugeze mu mwanya w'ibibazo. Icya mbere, ninde wigeze
yigeze agera mu ijuru rya gatatu? Icya kabiri, Galatiya ibarizwa mu kihe gihugu? Icya gatatu, ninde bene data gito b'Abayuda bari bahagamye ngo ntakebwe byanze bikunze? Imana ibahe umugisha.